23 reka duhere 20 ntacyo bitwaye duhereye na 20 n'amagambo araza kuzuzanya. Bava Isukoti babamba amahema muri Etamu aho ubutayu butangirira. Uwiteka ku manywa ahamuze kuhitondera, Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu ngabayobori, nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi. Muze kuhitondera 21 kadusubiremo. Uwiteka byari yemwe ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu, bizagera nijoro nabwo akabajya imbere ariko noneho ari mu nkingi. Aha, aka kantu nashaka ko mukumva neza, turaza kugakenera. Ku manywa yabaga ari mu nkingi y'igicu, bizaba nimugoroba nk'aya masaha akabagenda imbere ari mu nkingi. Aha, Imana ishimwe. Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu ngabayobore, nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngabamurikire babone uko bagenda ku manywa na ryari. Turaza kuyakenera aya magambo ngo babone uko bagenda ku manywa na nijoro. Ya nkingi y'igicu ntiyavaga imbere y'ubwo bwoko ku manywa, kandi iyo nkingi y'umuriro ntiyavaga imbere y'ubwo bwoko. Amen. Mu ncamake, mu magambo make, ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu, bizagera nijoro ntabaveho ntanabavemo, akongera akemera kugendana nabo ariko ari mu nkingi. Bibiliya tuvuye ngo yagendaga nabo ku manywa na ryari. Niho hakomoka indirimbo ivuga ngo ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiri ryari ku manywa na nijoro, iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwi. Yesu ati jye ndi kumwe nawe, tumugore amaso, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, hajari n'ubutumbiri ku manywa na nijoro. Reka mabwire, ni uburyo Imana yari yarashyizeho bwo kugendana n'Abisiraheli kugira ngo izabageze i Kanani amahoro. Imana ishimwe. Bishatse kuvuga ngo ni systeme yari yarubatswe n'Imana muri icyo gihe cyabo kugira ngo Imana ijye ibana nabo ku manywa. Hari igihe wibwira ngo Imana ntihari, ariko Imana ntijya ijya kure yawe. Ku manywa ibihari, nijoro ibihari, mu bigerageza ibihari, mu mashimwe ibihari, mu marira ibihari, mu bitwenge ibihari, kugira ngo ibashe kugendana nawe ku manywa na nijoro. Ariko turi kumvikana n'abantu b'inyuma, turi kumwe, tugiye kuvuga amagambo meza y'urugendo mutaza gucikwa. Tugiye kuvuga amagambo meza y'urugendo, tugiye kuvuga amagambo meza y'ijuru. Imana ishimwe. Muze kumfasha kuko n'imvura iri kugwa, biransaba gukoresha imbaraga nyinshi. Mwe muze kumfasha kumva vuba, sibyo byiza, kugira ngo munyorohereze. Muze kumfasha kumva vuba kugira ngo ntatakaze imbaraga nyinshi. Bibiliya tuvuga ngo Uwiteka yagendanaga nabo ku manywa na ryari na nijoro. Uyu munsi tugiye kwiga iki? Imana ishimwe. Hari ibimenyetso bigaragaza ahantu Imana imaze iminsi, cyangwa se hari ibimenyetso bigaragaza ahantu Imana iri. Haleluya. Iyo mvuze ahantu bishobora no kuba n'umuntu. Hari ibimenyetso Imana isiga ahantu imaranye n'umuntu iminsi. Imana ishimwe. Hari ibimenyetso Imana isiga ahantu ishaka gukorera ikintu.
haleluya. Hari ibimenyetso Imana isigira umuntu bamaranye iminsi, bamaze iminsi bari kumwe. Hari ibimenyetso Imana yasiga kugira ngo ibyo bimenyetso bize kuba mu mwanya wayo. Ariko birumvikana kuko Imana ntabwo wayibona. Yabwiye inshuti yayo magara ariko yitwa Mose, yaramubwiye ngo umbonye wapfa. None twe ntabwo wayirebesha amaso ngo ubeho, ariko ahantu iri n'ahantu imaze iminsi n'umuntu bamaranye iminsi, hari ibintu yasiga ku buryo ibyo bintu yasize bihagarara mu mwanya wayo. Twagize gutya Imana ishimwe. Hari ibimenyetso igenda isiga, hari ibimenyetso igenda inyanyagiza ku bantu bamaze y'itatu, ku bantu bamaze icyumweru bari kumwe nayo, ku bantu bateranye ku wa mbere, ku bantu bamaze iminsi birije. Hari ibintu Imana ikora kugira ngo igaragaze ko yari aho hantu. Tuvuge ngo amen, haleluya. Niyo mpamvu ku manywa yabajyaga imbere ari inkingi y'igicu, byagera nimugoroba ikabajya imbere ari inkingi y'umuriro, kugira ngo ibyo byari ibimenyetso bibiri bigaragaza ko Imana iri kumwe n'ubwoko. Tuzamurira Imana icyubahiro. Byari ibimenyetso bigaragaza ko Imana, haleluya. Nawe rero iyo ukomeje kubana n'Imana, iyo ukomeje gushaka Imana, iyo ukomeje gutitiriza Imana, iyo ukomeje kwegera Imana, hari ibimenyetso by'ijuru Imana igusigira bikwemeza ko iri aho hantu, kabone n'ubwo utayirebesha amaso. Imana ishimwe. Kabone n'ubwo utabibwira abantu, n'ubwo utabyishushanyaho, ni ibimenyetso biri prive bigendana n'umuntu, byagera igihe bikabona n'ibimenyetso biri publique kuko Imana yabishimye. Nibyo tugiye kuganira uyu mugoroba. Bantu bakunze kubana n'Imana kandi mukunde kubana n'Imana, hari ibimenyetso Imana izabasigira bibereke ko Imana muri kumwe nayo ku manywa na ryari, ku manywa na ryari ye. Ahantu hose Imana inyuze, umuntu wese Imana ivuganye nawe ntabwo yamuburira ikintu imusigira, ku buryo icyo kintu hasize uvuga ngo iyi ni Imana twari turiko. Uva uwitwa Yakobo we yagiranye na Yagahe k'amasaha 12 ngo arara ahantu hitwa Beteli, ngo yiseguye ibuye. Mwene se amuri inyuma ashaka kumwica, ngo ariko aho hantu ngo hagirira ibihe ngo bidasanzwe, ngo abone urwego rurerure. Uva kwereke umuntu wagumanye, umuntu Imana yagezeho, umuntu wagiranye ibihe n'Imana, Imana igomba kumusigira ibimenyetso bigaragaza ko Imana yari iraho. Tuvuge ngo amen. Ngabona urwego rurerure rumanuka, amateka turayazi. Ngo abona abamarayika bazamuka, ngo abandi bamanuka, ngo agira n'amahirwe ngabona na ya ntebe ngo arabyitegereza byose arabireba. Ngo abyutse mu gitondo aravuga ngo kumba ahantu naraye ni mu marembo y'ijuru, sinamenye ko nararanye n'ijuru. Ijuru ryari riri aha hantu, nanjye ntabyo narinzi. Ngafata ibuye ngo nk'ikimenyetso ngarishinga aho hantu, ngahiga umuhigo, abwira Imana ngo numa kugenda amahoro nkazagaruka amahoro, aha hantu hazaba inzu yawe yo gusengerwamo, izitirirwa izina ryawe, kuko nahagiriye ibihe bidasanzwe. Imana ishimwe. Ikintu cya mbere Imana ikorera umuntu, ikimenyetso cya mbere Imana ikunze gusiga, kandi reka mbabwire ibi bimenyetso tugiye kuvuga turabivugira ku amasaha nagera turaparika, tuzongera dusubukure tuvuge nitubona kandi gahe. Ariko ibi bimenyetso tugiye kuvuga ibisiga bitewe n'ibihe umuntu ahagazemo. Ishobora kugusigira icya 7 ngikansigira icya 3 kuko ntituri mu bihe bimwe. Ishobora kugusigira icya 4 rafiki yake ikamusigira icya 7 kuko ntituri mu bihe bimwe. Imana ishimwe. Ikintu cya mbere Imana igikorera umuntu wabanye nayo, iki ndagikunda cyane, niyo mpamvu gigize icya mbere tujya tukivuga kenshi. Iyo umuntu yabanye n'Imana, iyo umuntu yatindanye n'Imana, ikintu cya mbere Imana imukorera, imutera inkunga y'umunezero. imutera inkunga y'umunezero w'umutima.
kumenya umukiza bimbereye umugisha mwinshi ntabona uko nasobanura mutima uruzuye. Haleluya. Uyu munezero nyoko ntiyawuguha heba, uyu munezero umugabo ntiyawuguha heba, uyu munezero abana ntibawuguha, uyu munezero amafaranga, uyu ni umunezero n'inkunga iva mu gihugu cyo mu ijuru nkigaragaza ko Imana yari iri kumwe n'umuntu. Ugira umunezero utaza uturutse kandi nibikikurwanya bikigose, ariko ukajya utera ikorasi ukajya uvuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma nanjye ntamwara, kuko ntabwo irabikora, ariko kuko umuntu yabanye nayo imusiga umunezero ataza uturutse, ariwo bita umunezero w'umutima. Iyi ni inkunga y'ijuru, nta wundi muntu ujya uyitera umunezero kandi ibintu bitagenda neza, ibintu byose birashe bitagenda neza, ibintu byose byapfafanye, mu bana na mbuteyashe, mu rugo na mbuteyashe, mu buzima na mbuteyashe, ibintu byose byapfuye, ariko wakwikubitaha kuko hari inkunga y'umunezero Imana igihe abantu batindanye nayo ikagusukaho amavuta yo kwishima. Dawidi yaravuga ngo ndashimira umwami yacutseho amavuta yo kwishima akandutisha bagenzi banjye. Manishimwe bene amavuta yo kwishima, bene amavuta yo kwishima umuntu ntiyayahundi nk'uko umuntu amuha mituyu, ni inkunga iri prive itangwa n'ijuru nk'ikimenyetso kigaragaza ko Imana yari iri kumwe. Zamurira Imana icyubahiro. Si ngombwa ko abahanuzi bahanura, reka da, ni wawe mu rugo iyi nkunga Imana yayigutera, pfa kuba gusa wayegereye, pfa kuba gusa wayishakiye umwanya, pfa kuba gusa uri mu bihe byiza nayo. Ntabwo bisaba ko iwanyu basenze, ntabwo bisaba ko ari revera, ntabwo bisaba ko ari apotre, ntabwo bisaba ko ari abahanuzi, ntabwo bisaba ko bacuranze, bisaba gahe gusa. Izuba rinyibutsa bineza y'umukunzi wanjye, umafuya ni munsi izuba rinyibutsa bineza y'umukunzi wanjye, akaragizi ikabishobora kuganya n'umukunzi wanjye. Nicyo gituma utazabona abarokore bicwa na depression nkuko dufite inkunga twemerewe n'ijuru. Kandi igitera depression n'ikisi ni agahinda gakabije. Ahari umunezero w'ijuru se agahinda kakwinjira gaturutse. Niyo mpamvu abana b'Imana batajya bakenyuka nk'uko ab'isi bakenyuka, bafite inkunga y'umunezero. Barapfakara nk'uko abandi bapfakara, barapfusha nk'uko abandi bapfusha, birukanwa ku tuzi nk'uko abandi batwirukanaho. Hari ibanga kuba kijijwe, hari ibanga kuri bo no kubona bagenda no kubona hari bazaruka hari ibanga kuba ijuru. Tuba twavuga amina cyane. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu abana b'Imana bakunda kurama. Nta rindi ni ibanga ryitwa inkunga. Reka nkubwire, Bibiliya itwereka abapfakazi muri Bibiliya abitwa abana ngo bapfakaye bamara nyine abagabo meza atatu, ngo ariko ngo bikundira kwibera ngo ntibavaga, ngo ntibasibaga amateraniro, ntibasibaga igicaniro, ngo barinda basaza ngo bagifite amavuta y'Imana y'ibyishimo,
ngo bidaturutse ku byababayeho, ngahubwo ari inkunga y'ijuru Imana yabateye y'amavuta y'ibyishimo. Cyo nicyo kimenyetso cya mbere kigaragaza ko Imana yari kumwe n'umuntu, ihasiga umunezero utaza uturutse. Mana ihimbazwe. Ihasiga umunezero ukawugendana, ukawurarana, ukajya uririmba indirimbo zirimo zimanuka ari nyinshi. 125 ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, naho ndiho naho napfa zikoburwa n'Uwiteka, Yesu abinjogera byose ndamahoro, no mu byago nzaririmba ndamahoro, Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro, ndiho zikoburwa n'Uwiteka, Yesu abinjogera byose. Ariko mwamukomeye amashyi menshi umwana uzamureda. Cyo ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko Imana yari iri aha hantu, ihasiga umunezero, ikabasigira umunezero mutazi. Bahezekiya bo barateranye mu gihe yarimo yunga Samariya n'Iyuda no gutsemba ibigirwamana. Bafashe iminsi 7 yo kwizihiza Pasika, bavuga ahantu Imana yabakuye n'aho ibagejeje, bavuga n'ibyiringiro byahiza izabageza. Ngo baraterana mu minsi 7, ngo Imana nta muhanuzi wahanuye, mureke ko twabyize, nta muhanuzi wari uhari. Ni ukuri kw'Imana muze gusoma mu gitabo cy'abami ba mbere mu bice byaho 10 na bingahe kwa Hezekiya. Nta muhanuzi wari uhari muri kiriya giterane, ni ukuri nta wari uhari, nta n'abaririmbyi bari bahari, gusa ngo baricaye ngo bibukiranye ahantu Imana ibakuye, bibukiranye n'aho ibagejeje, ngo banabwira n'ibyiringiro by'aho izabajyana. Ngo icyo gusa babivuga iminsi ngahe, ngo 7, ngo Imana ibatera inkunga y'umunezero bataza utu, ngo abagabo baranezerwa, ngo barishima. Ku munsi wa 7 Hezekiya aza kubasezerera kugira ngo buri wese asubire mu icumbi, ngo afate ijambo atangire asezere. Abagore batangira kurira, abagabo batangira kurira. Hezekiya ati bigenze bite? Baramuga ati wadufashije ukatwongeza indi minsi 7 tukigumira muri Nofiyeli, tukigumira muri no munyenga kibi ibintu bidasanzwe. Arababwira ngo babahe ibyo kurya, babawagire, babaye ku mata munywe, nimurangiza iyo minsi 7 musabize, nayo ndayibongeje kubera kubaho kw'Imana, maze mukomeze munezerwe ibyiza byo kuba imbere y'Imana. Icya kabiri, kimenyetso cya kabiri, Imana igisiga ku bantu bamaranye iminsi, Imana igisiga ku bantu babanye nayo, Imana igisiga ku bantu bahorana nayo, bagendana nayo, bifuza kugumana nayo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ndagira ngo ncaguremo nka kimwe dusoze, kancaguremo nka kimwe, ibindi tuzabivuga wenda. Ikindi kancaguremo kimwe, kamashakiremo kimwe. Ikimenyetso cya kabiri kijya kigaragara ahantu Imana imaze igihe n'ahantu Imana iri. Icya kabiri, ahantu Imana itinze, umuntu utindanye n'Imana, ikimenyetso cya kabiri Imana imusigira ni umuriro wa Pentekote. Umuriro wa Pentekote nicyo twita ububyutse. Ndaje mbabwira uyu muriro wa Pentekote urimo ibice nka 4. Ihasiga umuriro wa Pentekote. icyo bita ububyutse. Kandi keneza di ibi bintu ushobora no kuzagenda ukabibwira abandi bene so musengana, ukababwira ngo hari ibintu Imana igisigiye umuntu yasenze mu magurupe matsinda musenga. Ibi ngibi ntabwo bisaba kuvuga indimi, ntibisaba kugira uti niyo wabisoma gusa ukabwira ngo iyo umuntu yasenze Imana imuha inkunga y'umunezero. Ukuri kw'Imana bazafashwa buzuzwe, kuko kamubwira ngo kabiri iyo umuntu atindanye n'Imana imusukira umuriro wa Pentekote, aricyo bita ububyutse. W'ikimenyetso cy'umwuka wawe wakibaye wiwate, ego nicyo kimenyesha ko wawe n'umwuka wawe tugumane mwami haleluya.
tubana muri Rehoboti n'abadusuye mwavuye ku misozi y'ubuhungiro itandukanye, agakiza katagira umwuka wera, agakiza katarimo umwuka wera. Umva babwire, ni nk'ibimina, nk'uko abantu baterana bagateranira mu kimina, cyangwa bakabyita koperative, cyangwa bakabyita ibindi. Kubera iki? Umwuka wera nicyo kirungo cy'agakiza, nicyo gituma kuwa mbere dusenga, kuwa kane tugasenga, kuwa kabiri tukabikumbura, ku cyumweru umwuka akabidukumbuza, kuwa gatanu umwuka akabidukumbuza, ku cyumweru umwuka akabidukumbuza, imyaka 10 igashira ukibikumbuye. Nta kindi cyagukumbuza ibi uretse umwuka wera. ntabwo bimara imyaka 10 atari imbaraga za mwuka. Nukuri kwima nta kindi cyagukundisha kuba muri korari mu marepetisiyo udashorewe n'imbaraga z'umwuka wera. wabihararukwa, ntabwo wabihararukwa, nta minsi wabimaramo, kuko n'ubu twicaye mu madini. Narinjye kuvuga itorero, kandi itorero riracyari mu ibanga, ngo Kristo niyerekanwa ngo naryo rizerekaho. Niyo mpamvu twicaye mu madini, abantu barabihaze, abantu baragize bati barabihaze, gusa ari ugutera waraza kugira ngo batagira ngo yaraguye, ariko ntabwo bikiryoshye. Iyo muvuze iby'umwuka wera, iyo muvuze iby'ubuhanuzi, arakubwira ngo nta muhanuzi ukiriho, kandi mbere yarabyemeraga. Kuki wabyemeraga mbere se? Ubu ngubu wungutse ubundi bwenge, urayishuriwe. Kuki mbere wabyizeraga? Mwuka wera yakuvuyeho ntiwabimenya, mwuka wera yatandukanye nawe ntiwabimenya. Iyo umwuka wera akiri kumwe n'umuntu, yewe nizo ndirimbo muhora muririmbo ngo nkunda kumva amakuru. Ayo makuru wayumva ute se kataraya BBC, kataraya Radio Rwanda, kataraya kora amakuru y'ijuru, katagira umunyamakuru yatangaza muri gare no mu nzira, kari amakuru ashinzwe gutangazwa n'umwuka wera gusa, twasigiwe nk'umufasha. Umva mabwire ikintu gituma kiri muri Zaburi ya 15. uretse umwuka we, iyo bigeze mu bintu by'umwuka we numva nasara. Ni Zaburi ya 15 ivuga ngo ninde uzaguma mu ihema ryawe. Munsi yaravuga ngo ninde harakabaho umwuka wera, harakabaho umwuka wera. Yewe munyibukije umugabo witwa Simiyoni, ngo yajyaga ategereza ihumure ry'Abisiraheli, ngo umwuka wera. Reka mbabaze ko twasomye, ninde wabwiye Simiyoni ko ateruye Yesu? Kandi none igitangaje kibirimo, yarageze mu myaka yo kutabona. Ariko reka mabwire ngo umwuka yahoraga amubwira ngo najye mu materaniro, kandi ntabwo yarazi igihe Yesu azazira mu rusengero. Ariko kuko uburyohe bw'umwuka wera, ngo yahoraga mu rusengero ategereje ihumure rya Isiraheli. Nicyo cyatumye bazana umwami Yesu akamusanga muri caci, yamuterura yaba muteruye gusa, umwuka akamubwira ngo uteruye igitangaza we. Aravuga ngo nuko rero umva nta nubwo yabashije nyina nahise amaze ngo akakana karimo karitwa nde, ngo yararamye areba mu ijuru avuga ngo nuko rero urasezerera umugaragu wawe amahoro, kuko amaso ye abonye iki? Banyamukiza, sezerera umugaragu wawe gende. Banishi, iyo umuntu akunze kubana n'Imana cyane, Imana imuha inkunga y'umuriro wa Pentecote. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, tuvuge ngo amen. Izo mbaraga za Pentecote rero, hari ibintu bigera nko muri bingahe zidufasha. Icyambere, ziduha imbaraga zo guhamya ibyo twemeye n'ibyo twizeye. Kubihamya
kubi umva mu yandi magambo ni ukuba fiyeri, ukaba uri umumama uri fiyeri yo gutunga agakiza, ukaba uri umusore uri fiyeri nta pfunwe nta soni. ubu dufite abantu barabatijwe, abarokore ntibakomeza, barabatijwe baragiye ku gaburo bagiye, ariko n'ubu ntabwo barashaka kwemerera rubanda ko bakijijwe. nubwo mubona muri kumwe hano, ariko hari ahantu mwagera wamusuhuza Yesu ashimwe akaba yakwiruka, kubera ko ntabwo arakira imbaraga zo guhamya ibyo yizeye. nubu aracyafite isoni, iyo agenda mu bandi nabwo aracyafite isoni, ntabababaza, ntababangamira, ntabicira. apana, iyo umuntu akunze kubana n'Imana imuha imbaraga za Pentekote, icyambere zimufasha ni uguhamya ibyo yizeye. niyo mpamvu Petero amaze kuzura umwuka wera, wa wundi wabyihakanye mu gikari, umwe wihakanye Yesu inshuro 3, yaragarutse aravuga ngo wa wundi mwishe mukamubamba niwe ukoze uyu murimo murebye, ngo hakizwa abantu ibihumbi bingahe? Ibihumbi 3. iyo umuntu yahawe imbaraga za Pentekote agira gushira amanga no guhamya ibyo yizeye. Kambabaze kandi musubize, kambabaze kandi musubize, gukizwa biteye isoni? none se kucyubihisha? gukizwa biteye isoni? babyeyi biteye isoni? bagabo gukizwa mu bandi bagabo hari icyo bitwaye? rubyiruko gukizwa biteye isoni? kuki utari proud? kari ubuntu wagiriwe. umvuye 105 ukuntu yakuririmbiye, yaravuze ngo mu magana menshi y'abanyabyaha ngo yantoranyijemo kugira ngo mbishuti. mu magana yabo mwagendanaga, mu magana yabo mwabanaga, yaguhisemo agutora uri umwe. ahubwo icyo nicyo cyo kwirata. wagakwiye kujya ubyirata ukabigira ibisingizo, ukavuga ngo mu magana menshi y'abanyabyaha ndashimira umwami Yesu ko yambonye. uva kuri Pawulo yavuze, Pawulo avuga ngo ndashimira Kristo yuko yambashishije, yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo. nabanje kuba umutukanyi, nabanje kuba umureganyi, umunyarugo, ngo ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ngo ntarizera. kuki utari proud? kuki utari fier? kuki uticara ngo ubabwire ngo umwami Yesu ni mwiza? mbese byaguteye iyihe soni? Bibiliya irambwira ngo ugira isoni zo kumpamiriza imbere y'abandi, ngo nanjye imbere ya Data ngo sinzamuhamya mu bandi. kuki utari proud? agakiza kaguteye ibihe bikomere bituma utakavuga neza? nicyo cyemezo cyonyine umuntu afata akava mu isi aticujije. bindi byemezo byose twagiye tubyicuzaho, n'ubu ngubu turacyabyicuzaho, n'abandi bazabyicuzaho, ariko gukizwa, kumenya umukiza, nicyo cyemezo umuntu afata. umva, agapfatisha ukazarinda uva ku isi uticujije. ukajya uvuga ngo kumenya umukiza byambereye umugisha mwinshi ntabona ko nasobanura. iyo umuntu yakijijwe rero, iyo umuntu akunze kubana n'Imana, imusukira umuriro wa Pentekote, ikamuha imbaraga zo guhamya. Imana ishimwe. izindi mbaraga zitangwa n'umuriro wa Pentekote tutari busobanure. umuriro wa Pentekote uduha imbaraga zo kunesha icyaha n'igisa nacyo, uduha imbaraga zo kunesha. umuntu akanesha kuko ari kumwe n'Imana, aho yasikiraga, aho yagendaga asigara akabasha kunesha. Imana ishimwe. ikindi kintu umuriro wa Pentekote ukora, umuriro wa Pentekote uraduhindura, ukaduhindura gusa na Kristo, ukadukura muri kamere ya kera. iyo umuntu akunze gutindana n'Imana ajya agira imico ya Kristo nyine. hari ibintu by'ubumana bimuhumuraho, hari ibintu by'ubumana bimugendaho kubwo gutindana n'Imana. reka mbabwire, burya hari ibintu bigenda bimugaragaraho. buriya ngiye kankwereke, hari ibintu bibiri byoroshye gutandukanya. wenda mvuga iki dusenge. ikintu cya mbere,
umuntu utindana n'abahanuzi afite ibimenyetso bimuranga, n'umuntu utindana n'Imana agira n'ibimenyetso bimuranga. Umuntu ukunze gutinda mu bahanuzi agira ibintu bimuranga. Uzabivuga, tuzaza rimwe hano tubisesengure tubivuge, abagwa bagwe, abakomereka bakomereke, abo Kristo yomora abomora. Abantu n'abatindana n'Imana nabo tuzabavugaho bagira ibintu bibaranga. Hari ibintu bibagaragaraho ukajya uvuga ngo uyu muntu uko biri kose hari ibintu bimugaragaraho. Imana ishimwe. Kantange ingero ebyiri. Ibi kimenyetso cya mbere kiranga umuntu ukunze kubana n'abahanuzi cyane, udakunze gutindana n'Imana, agira ibintu byo gukopera mu gakiza. Agira ibintu byo gukopera, agira ibintu by'amasengesho y'amakoperano atavuye ku mutima, atavuye kavuga ngo igiti cy'inganzamarumbu kandi atazi icyo avuze, kuko ibyo asenga nibyo yumva n'abandi. Burya hari igihe cyo gusengana n'abahanuzi, ariko n'igihe cyo kwegera Imana. Simvuze ko gusengana n'abahanuzi ari bibi, ariko hari ibintu agira byo gukopera, ugasanga yiyogoshesheje, ntazi ngo biyogoshesha bitewe n'iki. Ugasanga yashyize umusatsi, ugasanga yateze igitambaro, ibintu byose wambwira ngo byagenze ute, ntabwo azi. Imana yamutegetse, nta kintu na nawe ni ugukopera, nta kintu na kimwe. Ugasanga yikubise mu masengesho ngo y'iminsi 7 ntarakora y'ibiri, ntarakora na y'umwe, agahwereramo. bamwe bajya kizabonwa akabakurikira, nta ntego imujyanye, kandi gusenga ni intego. Bajya Samatera akaba yagiyeyo, bajya noneho bundi Hoseya 4:6 haravuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzira kutagira iki, ngo ubwenge, ngo nubura ubwenge nanjye nzakureka. Uzi ko ushobora kwinjira mu bintu byo gusenga bikagusenyera kandi Imana ikakwihorera. Bajya muri ndabirambiwe akiruka, nta ntego, nta gahunda, nta kimujyanyeyo, nukwirirwa y'ibiki bisozi. Agira ibintu byo gukopera bitavuye mu marangamutima, bitavuye ku ndiba gusa, yabibonanye abandi. Ubwo babikoze nanjye nabikora. Ugasanga umuntu agakiza kamubereye umutwaro wo kugira ngo kamubere 7 ntayashoboye, n'umwe atarawukoze, cyangwa afite n'uburwayi wenda butamwemerera akaba yikubisemo, urwayi butamwemerera kwirirwa atariye, umuntu amasengesho akaba yarashize ngo agiye gufata yitatu se. Imana ihimbazwe, Imana nishimwe, Imana nishimwe. Umuntu ntasasa icyumba araramo, ni umugore, ntamenya ngo ibi bintu, ntamenya ngo abana bagiye bose ku ishuri, ibyombo byose barabyibye, ntamenya ngo ari mu misozi, ngo arimo arashaka Imana. Ariko iyo Mana ni yaduyi, yahunze abantu, yarihishe. Iyo Mana ni yaduyi, yahunze abantu, yahungiye mu misozi, yarihishe ku buryo abantu bayihigisha uruhindu, ku buryo umuntu yirirwa yikoreye ibuye ry'ibiro 6 ngo nibwo ibuye ry'ibiro 8. hari uwagize gutya yihangishwaho. Mujye mwitondera ibintu by'umwuka, wabiyoberamo kandi ukayoba nabi. Umwana w'umusore bavuye mu ishuri, ngo Imana ngo yamubwiye ngo azayikorera, ariko uzana iryari ishuri barariretse. Ubu ngubu tujya duhura yirukanka nk'uwasaze, no gusenga nabyo byaramunaniye. Atayishuri ngo Imana yavuze ni ibintu byo gukopera abarokore bihaye, byo gukoperana, byo gukopera. Imana yabwiye Gideyoni, iramubwira ngo wa munyembaraga kandi w'intwari, arayibwira turambeshye, duwo mu muryango ugayitse, ndasuzuguritse, nta mbaraga mfite. Imubwira ijambo ryiza, iramubwira ngo genda uko imbaraga zawe, nzaguha gutsinda kandi nzaguha kunesha. Wikwirarira, wikwiyemera.
kwiyemera mu by'umwuka wikwirarira genda uko imbaraga zawe zinga ndagukoresha Imana ishimwe ko zingana genda uko imbaraga zawe zigize zute zingana umuntu ugasanga ni umurokore umutware we si umurokore turabyumva kimwe no ukajya umwumva ni umudamu ngo yaraye ngo mu masengesho ngo y'icyuma ngo kiri i Kanombe ngo ejo ngo bafite andi yo kuraramo ngo yitwa ngo yo kubohoza ngo kuwa gatanu ngo bafite andi ngo yitwa yo kurindimura mugabo akamwe atari kuba mu biki mu bahehe iminsi 3 umuntu yarataye urugo atazi ngo abana bariga atazi ngo bararya ngo yagiye guhiga Imana ariko Imana ngo ari mu masengesho yo kurindimura ngo no kurindimura ngo no gukura ngo no gusekura ngo no ibintu noneho bikagenda bikayobya umuntu bikamukura mu mwanya bikamukura mu murongo utwe yari afite akora akaduhagarika ibyatumaga abana barya bigahagarara bwakigatera bagasengera ngo umwuka w'inzara n'inyatsi Imana itugirire neza twarimo tuvuga ngo ahantu Imana iri umuntu ukunze kubana n'Imana ijye musigira umuriro w'iki wa Pentecote umufasha guhamya Imana ishimwe kavuge gatatu dusenga icya gatatu ibindi bisigaye 5 tuzabivuga ubutaha siko wiri kugira ngo n'izindi gahunda zikomeze icya gatatu ahantu Imana yanyuze ahantu Imana yabaye ahantu Imana yabananye n'umuntu ahantu Imana yaciye igina hasiga igitangaza cyangwa se ibitangaza Imana yacu ni Imana y'ibitangaza ahantu Imana yanyuze igihe hasiga ikintu abantu bose bakireba bakavuga ngo iki ni igitangaza Imana ishi abantu bose babyitegereza yemwe bakavuga ngo iki ni iki kuba Imana yahanyuze kuba abantu bagiranye ibihe nabyo ijye basigira ibitangaza ubundi ikadusigira amashimwe n'ubuhamya icyubahiro kikongera kikaba icyayo kuko icyubahiro ni cy'Imana iteka ryose Imana ishimwe kavuga namwe Imana yigeze kunyura ihasiga igitangaza turangiza dusenge Imana yigeze inyura kwa Aburahamu kuko bari abantu bakunda gutamba ibitambo no kubana n'Imana yemwe simbabujije gusenga ariko musengeshe umwuka iteka niko Bibiliya ivuga ngo kandi musengeshe ubwenge iteka ibyari agakiza bitazavamo ibindi bibazo ahantu Imana inyuze ikunze kuhasiga iki wabyatuye ko n'uyu mugoroba yacyasiga iwawe cyangwa ku buzima bwawe ikunda kuhasiga iki ikunda kuhasiga ibitangaza nigeze kubabwira inkuru za Hagayi na Sara bakozanyijeho nimubyibuka ubwo Hagayi na Ishimayeli basakaga Sara mu muhango wo gucutsa Isaka ngo barasetse baravuga ngo ariko koko umuntu w'umukecuru aronkeje koko ariko nyamara Sara yari yavuze ngo bazabyumva bazasekana nanjye arangije arenganya Hagayi na Ishimayeli ariko ngo igitwenge bamusetse ngo cyari icyo kumuninura ngo abwira Aburahamu aramubwira ngo mu gitondo umfashe sinsange Hagayi muri uru rugo Imana ishimwe ubwo atangiye kununurira iwanjye no kunsuzugurira iwanjye no gushaka kunseka n'umwana we nkurira abantu hano muri iyi nzu bamvire hano bagenda ngo uwo munsi ni umunsi washwanishije Aburahamu na Sara pe ngo barashwana bamaze gushwana Aburahamu amaze kumusezerera tubyigaho ruhari bamaze gushwana amaze gusezerera Hagayi ngo Aburahamu ngo abona atameranye neza na Sara ngo arimanukira yigira mu biti by'imyeroni hepfo nko mu gishanga hari nkuko wagepfiye ngiye kugira ngo acubye uburakari bwa Sara agezeyo nibwo yahuye n'abagabo 3 bamarayika b'Imana aravuga ati yemwe bagabo murajyayo ngo yari umugabo ugira ubwuzu ngo uzi gukunda abashyitsi no kwakira abashyitsi Imana ishimwe no gukunda abashyitsi no kwakira abashyitsi by'umwihariko abakozi b'Imana yarazi kubitaho ariko kera
kera ntarakizwa revera yakijijwe mbere yanjye, ariko najyaga mbona kera mu rugo haza abapasiteri, haza abahanuzi, ariko muri iki gihe byaracitse, kandi reka koko bicike, natwe dusigaye twaragize ingeso mbi. Abantu bahamagawe nabo basigaye baradutsweho n'ingeso mbi. Kera abahanuzi barakirwaga, umuhanuzi wa kera mayiga barabagaga, baratekaga, inyama zaracicikanaga, bakoze b'Imana bakarya, bagatera amakorasi, bagahamagara ijuru, bagahanura. Ariko ubu natwe twarabyishe. Umwe ariyaha, ejo ndiyaha, ejo ndiyaha, ejo ndiyaha, ejo ndiyaha, ahandi mpamaze 5. Nigeze numva uwo batekera avuga ngo Imana yababaye ngo ntibatetse inyama. Yesu urumva tutarabyishe nyine. Yaramubwiye ngo Imana irababaye, ngo iramuhana kubera ko atamutekeye inyama. Imana ishimwe. Bundi abakozi b'Imana n'abakozi b'Imana nyine bo kubahwa, nukuza tukabakira neza, ariko byarivanze muri iyi minsi ya none. Byajemo ibindi bintu bidasobanutse, bidasobanutse, byanyoherereza itike nkugire, ngufitiye message nyoherereza nze. Siko bisigaye bihagaze se? None se iyagutumye kuburiye itike, iyagutumye yabuze itike kugezayo? Mbere bazaga n'amaguru, abandi bazaga barara inzira, bazanye ubutumwa bw'Imana. Hari mwene wacu umerutse kumva babwira kujya kwigisha ahantu, arabwira ati amavuta nsigaye mfite sayo gutega na tap and go, na ya cab, na ya taxi voiture. Amavuta ngo agezemo ntagara yo gutega moto, kuko twarabivanze. Niyo mpamvu sosiyete n'isi yadusetse, baduhinduye urw'amenyo. Niba abateka mitwe, niba bivuga rero ntitukababare, kuko byarivanze. Mavuta mfite se yo gutega moto, sigaye ntega taxi voiture. Mani tubabarire. Nayo kunywera icyayi muri Marriott ntaga mavuta mfite, nayo kunywera icyayi muri Marriott. Imana igitubabarira, Imana igitubabarira, tugirire neza ukuri kw'Imana. Mavuta mfite ngo hari warebye imodoka ziparitse nka kuriya, niba yari yarakaye, niba yari yabaye iki, niba ari twaravuze ngo ubundi ububyutse bwuzuye bujya buza bukanatwomora ibikomere byo mu mutima, tukabaho tutarabarakare, tunezerewe Imana y'agakiza. Kabone nubwo umukristo wawe yaba yitunze utayitunze, nta gitangaza kirimo. Ngo nasenga, yaravuze ngo yasenga ngo niba zikaba amagare, imodoka zikaba amagare, ngo nasenge ziba amagare, turebe igitanga. Ubu nasenga zira modoka zose zigahinduka amagare. Kigali we. Ubwo ngo Imana ishimwe. Kubera ko muri iki gihe turi mu minsi iteye ubwoba, mu buhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Bumwe Pawulo yabwiye Timoteyo, aravuga ngo hazabaho ibihe birushya. Buriya hari ibintu udakwiye guterwa n'ubu. Ureka amabwire, si ukubahuka abakozi b'Imana nanjye ndiwe, ariko hari ibintu bitakwiye kugutera ubwoba. Kuza umuntu agukangisha ko ari umuhanuzi, ibyo bintu ntibikagutera ubwoba. Ngakujyane nyuma ya Bibiliya, akujyane nyuma y'ukuri, ngakubwiye ngo nge ndi umuhanuzi. Burya hariho n'abahanuzi ba Satani, ku buryo akujyana inyuma y'ijambo ry'Imana, akubwira ngo nuko ari umuhanuzi, nuko ari umukozi w'Imana, jya umubwira ngo toka Satani katika jina la Yesu, vinyuma. Ntasoni umuntu w'umugabo akujyane, uri umwana w'umukobwa, uri umudamu, ngo ni apotre, ngo ni pasteur, murarane ngo mucyumba musenga, ngo ni deliverance yakwambuka ubusa, ngo ni umupasteur. Pasteur wa wapi? Kari umukozi wa Satani waguteye utabimenye.
abantu b'iki gihe nabo ariko namwe sha mukunda ibishyushye. Abantu b'iki gihe nabo bakunda ibintu byakabije, bakunda ibintu byashyushye, bakunda ibintu ngo bifite udukoryo, nitwo tubamaze. Kugira ibintu by'amafaranga ngo kwishyuza kugira gute? Ibihumbi 500 ngo ukore deliverance nangaye, nibatubwire tarifu y'ijuru biciro bihaze tumenye nayo dushaka. Bari yanaguza agatambaro mu maso ngo tarifu ngo kayicyuye ngo neyo n'amavuta bari bugure. Tarifu y'ijuru nibayimanure tumenye ngo deliverance ni sengisa. Tumenye ngo gusengerwa ukabona umugabo ni 300. Tumenye ngo gusengerwa ukabona akazi ni desa. No tujye gushaka amafaranga tuyabazanire baduhesha umugisha. Jambo ryaramwe ngo mwaherewe ubuntu namwe mutangira ubuntu kugira ngo mwagure ubwaha. Koko umuntu akagukanga akaza akugeza impande. Hari ibintu rero byakanze abantu kandi bidakwiye gukanga abantu. Umuntu mugakubitana ngo regrere de face, umuntu ubwoba bukamwica, umuntu ubwoba bukamuturuka mu maguru ngo yewe data we. Regrere de face inyuguti 3. Umuntu ubwoba bukamutaha ngo yewe data we. Regrere de face ashaka kuvuga icyongereza, umuntu ubwoba bukamutaha. Regrere de face ubwo vuza indimi ngo regrere de face ngo ubwo umuntu ngo n'udufaranga twa rasiyo akajya kudupfupfunyura iyo akazana ngo regrere de face. N'udufaranga umuntu ari kugaburira abana akajya kudupfupfunyura ejo agatangira guhamagara ngo nta wandusha 2. Kumbe regrere de face. Kandi abantu bakumva ngo nukuri bakumva regrere de face yatwaye. Regrere de face yagiye ngo umuntu yavuze mu ndimi ngo byacitse. No, dukwiye kuba Bibiliya umva ijambo rije. Bibiliya yavuze ngo nuko rero mube ku kigero cyiza gishitse, mushimwa n'Imana kandi mushimwa n'abantu, muri ku kigero cyiza gishitse, mudahungabanywa n'imiyaga iyo ariyo. Muri abigishwa beza bazima bafata Imana ishimwe. Narababwiye ngo umuntu nagusengera ibyo agusengeye Imana ikabyubahishirizamo bikaba, ukavuga ati kanjye kumushimira mugurira agafanta yaransengeye, c'est normal, uzagenda umusengerere. Ariko umuntu nagusengera akakwishyuza bloqué no kare kuma ngo rero ngibyo bintu uri mukinamo ngo ijuru yabitwara kushaware yabitwara ngo nirize ritwara. Ijuru ryabitanze ryasaze, ryabitanze mu gihe kidakwiriye kere kubikiraniwemo kuma. Ariko niba wakiranutse bishoboka, umuntu wahanuye arakwishyuza iki? Umuntu waguhanuriye arakwishyuza yakorera arakwishyuza iki? Imana ishimwe yaguhaye ideni. Mureke ubwoba, byanditswe byera bigwire muri mwe. Kandi reka mbabwire kuntu Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga ngo ibihanurwa byose bigombe bigenzurwe. Bibiliya iremera ko ubuhanuzi bugenzurwa. Ntabwo Bibiliya itwemerera kurya ubuhanuzi nk'abamira ubugari. Ntabwo Bibiliya itwemerera kumira ubuhanuzi bunguri. Rimwe Bibiliya ivuga ngo bugenzurwe n'ibintu bigahe 2. Icyambere bubanze busengerwe. 2 bugenzurwe n'ijambo ry'Imana, barebe ko ubuhanuzi butari inyuma y'ijambo, kuko buri buhanuzi bwose bugomba kuba bushingiye ku ijambo ry'Imana. Iyo buri hanze y'ijambo Bibiliya ivuga ngo babupfuye. Tugiye gusenga Imana. Muri hangana twakoze hirya no hino, ariko hari igihe biba bikwiriye kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki tugire ibintu dusigarana. Twari tuvuze ngo icya gatatu, ahantu Imana ikunze kunyura n'ahantu Imana ikunze gukorera, ihasiga iki? Hasiga ibitangaza. Aburahamu yakira abagabo 3, kumbere yakiriye abamarayika b'Imana. Bageze mu rugo rwe baramubwira ngo undi mwaka nk'iki gihe, undi mwaka nk'iki gihe muri iyi nzu hazaba hakiniramo umwana, kandi Imana irabivuze
no kubikora izagira ite, izabikora. Nibwo Sara yiyamiraga mu gice cya 21 cy'igitabo cy'Itangiriro avuga ngo Uwiteka aransekeje, abazabyumva bose. Tugiye gusenga Imana, ibindi tuzabivugaho. Dufite igitaramo, dufite amasengesho, ntituzabura tuvugira ibi bintu bindi Imana igisiga iyo umuntu yagize ute, yabanye nayo. Imana ishimwe. Ariko ako ngako nkababitsemo, mureke ubwoba. Hadutse umwuka wo gutera abantu ubwoba, hadutse umwuka wo gukanga abantu, regrere, hadutse umwuka wo guhabya abantu bagahabuka. Hariho twasengana i Kanombe, ntiyagarutse atwite, umuhanuzi yamuteye inda ngo yagiye kumusengera. Uwo ruje mu gakiza umva ibyo yahakuye. Ariko bene da, ijambo ry'Imana ribivuga neza, rivuga ngo hazabaho ibihe birushya biteye ubwoba byo mu minsi y'imperuka yanyu. Turi mu minsi iteye ubwoba yanyu. Musengeshe umwuka iteka mu gusenga kwanyu kugira ngo Imana iyobore intambwe zanyu, kuko dufite isezerano rivuga ngo nzakwigisha, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizaguhoraho. Iryo ni isezerano dufite. Imana izakugira inama, Imana izakwigisha, kandi ijisho ryayo ryiza rizaguhoraho. Kadushimire Imana. Mana Data wa twese, uhaye icyubahiro, tugushimiye amagambo meza uvuganye n'imitima yacu. Tugushimiye ko ijambo ryawe ari ryiza, ryatubwiye ngo nuko ku manywa wagendanaga nabo mu nkingi y'igicu, nijoro ukagenda mu nkingi y'umuriro, kugira ngo ubane nabo ku manywa na nijoro. Bigaragare ko ari ibimenyetso byabaga biri kumwe nabo, bibereka ko Imana iri kumwe nabo. Natwe iyo turi kumwe nawe, iyo tugendanye nawe, hari ibimenyetso dusigira, hari inkunga y'umunezero udasiba kudutera. Imana ishimwe. Hari umuriro wa Pentekote utajya ubura ku buzima bwacu, kandi nanone hari ibitangaza bitajya bihora ku buzima bwacu, bitumenyesha ko Imana iri mu ruhande rwacu kandi iri gukorana natwe. Dusenya ibikwiye gusenyurwa, kandi twubatse ibikwiye kubakwa, kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka. Ijambo ratuvuga ngo hari igihe cyo gutera, hari igihe cyo gusenya. Dusenya ibikwiye gusenywa, kandi bikwiye kubaka, ubyubake kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka mu mitima y'abantu bawe bateranye. Uyu mugoroba udutere inzara n'inyota byo gukunda kubana nawe no kuba bugufi bwawe, kugira ngo ibimenyetso tuvuze n'ibindi tuzavuga nyuma bijye bihora biri ku buzima bwacu. Urakoze, ugize neza, tugukomeye amashyi menshi dushima mu izina rya Yesu. Amen.